yari kuri training ya wenyine. Hanyuma arangije yaragiranaga none yicishije iki Goliyati yamwicishije ibuye ry'umuhemetso. Ibyo nibyo abashumba biberamo. Urumva aranje avuga ngo noneho icyo namaze kubona uriya Mufilisitiya utubaha Imana ntago azicwa n'isasu, nta nubwo azicwa n'imbunda, si n'umwambi wamwishe. Avuga ngo uriya Mufilisitiya arakebwe azapfa nk'imwe muri zo ntare cyangwa izo. Pastor, hari ikintu ari bwemeranyweho nawe. Uravuze ngo Dawudi yatorejwe mu ishyamba kwikizoke, Imana yamutora, ariko ntago Dawudi kwica Goliyati ari training nyinshi yakoze mu ishyamba. Siyo ariko nanone kandi icyamumaze ubwoba. Jewe wowe uracyafite ikibazo cyuko kuki umuntu yisanga yari mwarimu mu gitondo akabameye nago sakabiki. Oya reka tuvuge n'ibindi atari bya mero. Oya nta n'ikibazo ariko ntago ari office mbi uburyo kuyivuga byaba umuntu yisanga mu byatatu. Ibyo ari byo byose ndimva nabaye mwarimu mu gitondo nkisanga ni meya ntago mbona nasubiye inyuma. Hari progress y'ubuzima. Ariko none se ubuhagaze ahubwo wakambajije ngo birimo gusaza abantu mu mutwe. Urimo uhagaze muri position y'ibyo yateguriwe. Ibyo yateguriwe se nibihe kuri urugendo bucya uko bucya niko umuntu adevelop ibitekerezo. Buriya Dawidi iyo bamubwira kiragiye iyo bamubwira ngo genda ujye kwicara ku ntebe y'ubwami. Samuel akimara kumusuka amavuta wese bakujyana mu office udafitiye ubushobozi yajya kumunanira. Of course Reka tubasuhuze inshuti zacu bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku munsi mudahema kubana natwe kuri Another Side. Tubahaye ikaze nanone nk'ibisanzwe kuko turi hano kubera mwebwe, agaciro kacu ni mwebwe. Niyo mpamvu dubanza kubashimira no gushimira Imana ibashoboza kugira ngo tubashe gukurikira kugendana neza mu biganiro tuba twateguye tubagezaho kandi biryoshye kandi byigisha kandi biri mu buzima. Rero icara utega amatwi wige wumve utangire ikiganiro kandi ugisoze, nibwo uri bukuremo ubuzima, uri bukuremo umwanzuro, uri bukuremo igisubizo, uri bwumve uhari aho ukwiriye kuva ukongera ukagira ahandi hantu ugera, kubera ko ibiganiro ni inyigisho birakwigisha ubuzima bwa buri munsi ndetse n'ubundi buzima. Rero tubahaye ikaze abantu mwakoze share, abantu mudukurikirana mugakora share, comment, mwese Imana ibahe umugisha. Hanyuma nk'ibisanzwe rero muri kumwe nanjye Pastor Fred Sabiti na Pastor Abatoni. Pastor, yes, umeze ute? Ndakomeye. Another Side Aravuze wagiye ku ruhande rwo kubura. Ni dunia bajya bavuga ngo Pastor Fred yakoze Another Side yuko ngo hari ukuboneka hari n'urundi ruhande rwo kubura. Hanyuma rero nari narabuze ariko nanone ndi mu zindi nshingano ziba zitoroshye, ntabwo nyine tuba turi mu bintu bimwe gusa. Tuba dushakishiriza mwariyo mpamvu tugiye kuganiraho ijambo rivuga ngo mu kanya naje ndikubwira kuko urumva hari igihe wisanga mu bintu, hari igihe ukora ibintu ukikanga wisanze no mu bindi. Urwo ruvange rw'ibintu rukaguhuririkana. Buriya reka nkubwire akantu kamwe. Yiba hari ikintu gifite umuvuduko kigusaba gukora, wakwicara wicaye ugiye no gufungura ukibagirwa, ukabona isi yagusize, ukabona iterambere yavudutse, ukibagirwa nuko utariye, uvuga utereka niruka ngo ujya mu iterambere tasiga. Rero usanga ari byo bintu abantu benshi bahugiye. Nose ko n'umuzaricaho ko abantu baziruka bakanyura ku iterambere basaga. Niba wicaye ntiwitekereze ubwo uzarigeraho gute? Ubundi gutekereza hari amasaha 3 yitwa ngo ni amasaha yo kuruhuka. Ayo masaha 3 tukayafata icyarimwe se cyangwa gusinzira ukanayatekererezamo. Hanyuma andi masaha asigaye nayo kwiruka ujya hese ushaka kubaho. Ubuzima bwarahindutse, ibintu byarahindutse. Reka nkubwire, hari ukuntu kera abantu babaga bariho wajya kure ugasanga ubuzima arabutwara nk'utabwinginga uko yumva yiboneye,
ariko uyu munsi uragira gutya wareba kurya ahubwo abakera babahaga agaciro abo uyu munsi nibo babutesheje agaciro uyu munsi wa none oya uyu munsi wa none turi mu cyane uretse kera nibwo babufataga nk'ubudafite valide hari umuhanuzi uriya muhanuzi Yeremiya mu gitabo cy'amagana ya Yeremiya yaranditse ngo ibyo kurya tubirya duhaza amagara ngo amazi turayagura tuyanywa tutanze ibiguzi urumva ngo imibiri yacu irabura urumva ni ukuvuga ngo ibyo ni izo ngaruka turimo guhura nazo kuko hatangira igice cya 5 umurongo wa 7 bavuga ngo badata bakoze ibyaha ariko ntibakiriwe natwe dukora ingaruka zabo turimo kurya ingaruka zabo ni ukuvuga rero ngo uyu munsi wa none ubu ikibazo gihari ni icya badata batateguriye ibihe abana babo bari kubitegura batese uko amashuri standard yo kwiga yari iriho barayize hari abatarayize inyubako zari zigezweho nizo bubatse wagira ngo bubakisha amabati none se atari mu nganda uyu munsi wa none inganda z'amabati ziratwigiriye hari ukuntu ibyari begereye byari ibyatsi ariko nyine kubera ko icyo ngicyo ntawagaya icyo bakoze buriya ni iki rero byavugaga noneho bakoze ibyaha twikoreye ibicumuro byabo ubu si uyu munsi ho n'ibirimo gukorwa n'uyu munsi n'ingaruka n'izo ngaruka ibyo birimo gukorwa n'ingaruka z'ibyabaye kera n'ingaruka z'ibyabaye ubu urimo kubikosora gute kumbwira utaryama ntabwo ndyama ndarwana intambara kugira ngo ibintu bikosoke tugerageze twiyambure birarushaho kuba bibi gute ubusa niba utaryama uwawe azaryama urashaka kumbwira ngo umwana wawe nazo azaryama ntabwo bizi ko hari ibihugu bimwe byateye imbere umugore akora ku manywa hanyuma akajya gusimburwa n'umugore nijoro ubwo n'iryo terambere hari ibihugu bimeze gutyo ariko ijoro Imana yariremeye abantu kuruhuka ubwo se n'urugo ni abazamu babiri babana mu mushinga kuko niba umuzamu umwe akora mu gitondo undi agakora ku hari umushuti wanjye umwe ari mu gihugu kimwe umugabane w'uburayi hari umushuti wanjye ku mugabane w'uburayi yaranje twatimo kuganira arimo kuva mu kazi mu gitondo mu rukerera noneho araza numva arimo gusuhuza aranje ambwira ati mushyitse mu rugo ati madamu aze kwitunganya akagiyemo nise wo ngiye kuryama wagiye mu kazi agiye gukomerezaho none hanyuma navayo none ndamaza se ubwo ngubwo gahunda za famiye muhura ryari mwubaka ryari urugo muganira muhuza ryari gute ati mu minsi 7 tugera mu minsi 8 tugera mu munsi umwe wo kuruhuka aho ngaho za kubona ingaruka ziriho z'abantu babyara abana mara kubabyara abana bakajya kubareresha mu bigo urumva umwana agakura nta discipline basanye yamubwiye ngo nushaka wiruke nushaka ugende gake ntabwo bizahabo mu inzu yawe kuzasinzira hanyuma rero aho ngaho tuba tubukuruka n'undi muti wenda tuzavuga cyangwa se uze kunyemerera nanjye mvuga y'umuti wanjye nyamara ushobora kuba another side muri ruhande rumwe ku rundi ruhande wirukangaga ariko ku rundi ruhande harimo abantu benshi birukanga batari babona naho bazasoreza bari ku muvuduko ukomeye ariko mbere y'ibyo byose anyways nakari gaciyemo nubwo nakari gaciyemo nyamara turatanga ikiganiro bivuga ngo hariho umuvuduko polisi idashobora kugera umuvuduko yiba polisi yarazanye speed governor imivuduko iri mu bwonko bw'abantu ntabwo yayigera speed governor bashyira mu bwonko bw'abantu kuko ubwonko buratekereza speed governor ikenewe mu bwonko bw'abantu kuko reka nkubwire urabona ngaha ngaha barimo kwagura imihanda mu buryo bw'iterambere umuntu aragira gutya yubakiye akazu ke k'ubucuruzi kamuhembaga cyangwa umuntu akaragiye mu rwego rw'iterambere ubu cyagura speed reka dusubire ku mashuri twige ntuza counseling ubu ni ukuvuga ngo abantu barimo kwiga ni ukuvuga ngo abantu barimo kwiga ibintu byo gufasha abantu mu bujyanama bwo gufasha ibibazo biri mu mitwe y'abantu no mu mitima y'abantu mu minsi iza baraza kubona akazi oya none reka mbaze mwibwira kandi wabonye abantu n'ubutabera oya reka mwibwira kandi kantu harimo abashumba bari bashinzwe counseling babwiriza imbere neza
baza guhura n'ikibazo enye zabo zirafungwa kubw'impamvu zitarejuje ibyasabwaga. Uyu munsi umushumba wibwiririzaga ubutumwa washumbye itorero amasaha yose ibihe bye byose ariko urusengero mu bakirisitu. Uyu munsi nta wundi mushinga nta yindi gahunda. Ariko uzi ikibazo kitera pasta kangiye nkwereka ikibazo kibi. Okay, rangiza statement. Uyu munsi ubu nona agize imyaka afite agize ko arimo gutegura ibintu byamusize. Urumva agize ko arimo gutegura ibintu bagize gute byamusize. Arashaka kujya kuri ritimi y'abandi kuko ibyo yateguye byahise gati birakatika. Ibyo yateguraga yumvaga azabitegura akabibamo. Ariko always ubuzima ntago ari straight line. None uyu munsi wa none arabona arimo gushaka gutegura iby'igihe cyamuze. Nukuvuga ngo urundi ruhande ari mu imyaka ye ni mikuru arimo gutegura ibidahwanye n'imyaka ye. Ibyo akaba yarateguye imyaka yatambutse. Ariko uribuka badukura muri Nyakatsi intambara zari zihari. Ndabizi. Uribuka ko umuntu kugurisha inka kubaka ibati byabaga ari urugamba. Uribuka ko umuntu kubaka ibati kandi ari inzu ari buraremo cyabaga ari ikibazo. Ari umukecuru w'ahantu abantu b'umutekano baje gukambura inzu ye Nyakatsi. Ni ahantu iyo ngiyo epfo Mutara. Noneho yari atetse igikoma batangiye kuri inzu bayikambura tujya gikoma kinaga ku bantu umutekano akibamena. Ariko uyu munsi wa none uramutse abantu ni inshuti ze. Uyu munsi ari mu nzu arareba imvura iragwa akajya muri akaryama atikanga adafite hari butega ibafu ngo harava. So iyo tuvuze another side abantu bagira ngo twanagiye rega nirere. This is life kandi ibyo tuvuga n'ubuzima buri nomo kandi n'ubuzima buhari. Ukuri kuri ngo hari ikibazo nubwo twagiciyeho ushobora kuba wenda abantu badukurikirana barimo kwibaza ngo se noneho topic bariho niye. Twebwe turi mu biganiro byivuga butumwa ariko nanone bireba both sides. Bireba mu buzima busanzwe. Ari uvuze ku cy'abashumba icyo ni kimwe, uvuze no ku cy'abantu birukanka. Mu by'ukuri mpise nanjye nibaza ndavuga se nubwo polisi zihana abantu ko bari ku muvuduko ariko buriya mentale mu bwonko harimo kujerwa n'iki. Ese ngira ngo iminsi zaza bashyiraho n'ishuri ry'ubuganga ifasha abantu ndera ntihahagije gusa. Rega pasa dutwara ibinyabiziga. Buryo uko wirukansa inyabiziga ukirukanka cyane kugira ngo buri kinyabiziga ntabwo ari ikiruka. Ntabwo ari ikiba kiruka. Watangiye kwirukanka n'ubundi. Noneho bahana imodoka. Polisi yarangiza ikakwandikira kubera umuvuduko. Ariko nibashe kure umuvuduko mu bwonko. N'icyabiteye n'iki. Abantu bohereza abantu kwa muganga bakohereza abantu mu bigo bifasha abantu mu mutwe. Bakavuga bati imivuduko ariko noneho ubu nabo bashyizeho ntuzivuga ngo amakosa menshi uzajya ikora azajya agabanya iki perime yawe amahirwe. Nibwo ngo hari abazazamburwa completely kuko mu mutwe hatiteguye gutuza bitewe n'ikimwirukansa. Urakoze cyane rero. Wenda ko nibyo twari tubanje ducaho dusigurira nyine ndimo kwiseguraho ku byatumye mbura. Another side yatumye mbura n'ubuzima bw'iyi si. Ariko turabakunda Pastor banza ushimira abantu barimo komeza kugerageza. Ndabashimira cyane abantu bakora comment. Imana ibaduhera umugisha kuko mudusubizamo imbaraga. Hariho nabonye twaguriza urukundo ngira ngo nayo n'indi cano. Imana iguha umugisha. Hariho nabonye twa Murisa. Hariho nabonye sinabarondora bose ariko turanabasabye kugira ngo mujye mutwandikira icyo mwifuza ko twavugaho. Wenda ushobora no kuvuga ubu ubuzima mubuhuza gute n'ubuzima bw'Imana. Ubuzima bwo hanze aha umuntu wibereye umukristo nk'uko pastor yabivugaga wabihuza gute n'ubuzima rusange bwo mu nzu y'Imana. Kuko tuba dushaka dufata ubuzima buri nomo tubamo tubuhuze n'ubuzima bwo muri Kristo cyangwa se ubuzima bwa Yesu tubuhuze n'ubuzima bwo hanze. Kuko twambaye umubiri Yesu uhura. Uyu mubiri twambaye twese uraduconnecta. Utekereza urarikira kimwe, wifuza kimwe, ugambirira bimwe, ariko nanone tukagira ubugingo buturi imbere, tukagira undi mwuka uturi imbere ari namwe ubugingo bukorera, ahari intekerezo zikorera, aho hakaba different bigatandukana bitewe iyo uriho umwuka w'Imana. Imana iri muri wowe ugira imitekerereze yawe, niyo udafite umwuka w'Imana ugira imitekerereze yawe. Ibyo akaba ari byo biforomu uyu mubiri kugira icyerekezo cyahujye.
ariko muri rusange abakorera Imana baba muri uyu mubiri, abakorera leta baba muri uyu mubiri, abakina politiki baba muri uyu mubiri, aba business baba muri uyu mubiri. Ntabwo rero dushobora kuba hirya y'iyi figa twambaye ngo tuvuge ibintu wenda tutarabona, ariko tukemera ko Imana hari ibyo twiringiza kandi tukabona n'ababyiringiye bikabakorera. Nimwumva rero wenda twagiye mu buzima bwo hanze aha ntibizabatera ubwoba ngo barekuye umurongo, no, turacyaburimo 100%. Imana ibaduhera umugisha rero abadukurikirana. Akoze cyane, ariko mbere nicyo nanjye kubwira twongera kugarura imitima yacu, twongere twubaha Imana, then dukomeze muri ritime y'ikiganiro mu minota mikeya kuko inyinshi turanayikoresheje. Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya, tugushimira ineza yawe n'imbabazi zawe mu ruhande rw'ubuzima abantu bose banyuramo, bwaba ubw'Imana, bwaba ubw'umubiri busanzwe, bwaba ubwo hirya no hino. Turagushima ko turinze kandi ukomeje no kutugirira neza. Twicaye muri uyu mwanya Mana kugira ngo dushobore kuganirana n'imiryango myinshi ndetse n'abanyarwanda benshi badukurikirana. Turasenze ngo bahabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Cyose twicaye kuri iyi kamera Mana, tujye tugira umuryango twubaka, tujye tugira urubyiruko twubaka, tujye tugira umuntu dutandukana nawe ubuzima bwe busuyemo imbaraga. Urakoze kubitwumviye, urakoze kubyumvishije, urakoze ko hari n'umuntu ugiye guhabwa umugisha. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes, Pastor. Ni iyihe mpamvu abantu umuntu kenshi na kenshi yikanga yisanze mu bintu atateguye, atabiteguye mbere, akikanga ari muri ibi? Urugero, wenda narize niga ubwubatsi ariko nisanga mu bindi bitari ubwubatsi, niga uburezi ariko nisanze muri politiki, niga iki n'iki. Ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuntu yisanga mu kintu atateguye akakibamo? Biterwa n'iki? Biterwa n'iki kwisanga icyo wigiye atari cyo ukora? Biterwa n'iki? Abantu bose batize ariko bemera ko hari ubumenyi umuntu aba afite, akaba bamuzi ubumenyi runaka, ariko mu gitondo ugasanga yari umufundi, yabaye umumotari, ejo yari umumotari, yabaye umwarimu, ejo yari umwarimu, yari injiniya, yari umwarimu ariko ntabure. Ugasanga ibintu n'ibyo ngibyo umuntu uyu munsi yikanga cyangwa yisanga mu bintu atari. Ariko n'ubundi jyewe nemera impinduka y'ubuzima, ariko si impinduka itarateguwe. Impinduka itarateguwe, hari ibintu bibiri bishobora kubitera. Icya mbere, abantu bashobora kugendera, tuvuge wenda uri umucuruzi nangwa se uri umuntu, abantu bose babaho kubw'inyungu. Ku rundi ruhande bivuga ngo ubuzima buba bwiza aho buprofitira. Sinzi niba cyumvikana. Buba bwiza aho bubonera inyungu. Hari akantu twatangiye uvuga uti abantu barimo bariruka, ariko buriya barasiganwa n'inyungu, barasiganwa n'aho ibyiza biri. Noneho ushobora kubyuka mu gitondo, wenda wamotaraga, wenda wari umumotari, finally ukaza kubona hari ahandi hantu hari isoko rishobora kuguha amafaranga ari utaye umumotari. Mu gitondo tukagusanga muri Mateus urimo gucuruza, wabaye umucuruzi wholesale, wenda urimo uranaranguza. Ibyo biraza kujyana n'uko icyifuzo cyawe si ubumotari, si uko wize moto, ahubwo icyifuzo cyawe ko ari ugushaka imibereho myiza. So ushobora guhindura channel bitewe n'imibereho myiza aho wayibonye, aho ibintu bigenda. Icya kabiri, ndacyatanga impamvu. Icya kabiri, abantu muri ibi bihe turimo, abantu barimo bariga ibintu bitandukanye. Hari ikintu bavuze ngo umushumba ukuwe ku kazi nta yindi alternative afite. Nibwira ko aho hantu yarari hari hafashije umutima we, hari hafashije niba ari ibintu yakuriyemo, kandi akumva umutima we urahakirira. Ubukire bwa mbere nemera ko ari n'umutima. Ahantu umutima wawe waraye utuje, ukirinda utuje, ukora ikintu wumva kikuryoheye, ugitangamo n'umusaruro. Ariko noneho burakeye mu gitondo isi ihinduye channel, yisanze hahana atagihari. Ni ngombwa utekereze ko ubuzima bwawe ntabwo bwari gupfira aho hantu, ntabwo bugomba kurekera aho gutekereza, kuko Imana iduha advantages nyinshi mu buzima. Kuba nahindura status, simbe nkiyobora itorero, ntabwo bije igisobanuro cy'uko ubuzima bwanjye bupfa completely. Ahubwo nshobora kuba ntagihura n'aba bantu kandi nkashobora gusavinga my life muri Kristo.
kandi ngashobora no gutekereza ikindi kintu nkora nareba ahubwo ni icyaha cyangwa si icyaha. Icya gatatu, Imana ubwayo mu bumana bwayo ihindurira abantu CV. Ndashaka kuguha urugero. Mugabo umwe bigeze reka mbabarira nsomereho niba bishoboka. Tugiye muri ariko biki cyo wenda gakumbaza. Tugiye muri Samuel wa mbere igice 17 here ku murongo wa 55. Samuel wa mbere murongo wa 55 17 55 56 iyo mirongo yombi 17 ibice 17. Ndashaka kwereka uburyo nanone umuntu babarira ikibazo nk'icyo mbajije. Murongo wa 12 ibice 17 55 55. Yego usome no 56 no 57. Haravuga ngo ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati, harya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri ubwo uzi impamvu yaramubajije, yaramusanze mu buzima uyu nindi uyu ari mu gisirikare twateguye. Kuvuga ngo yaragiye guhangana n'umuntu twaguherukaga uri mwarimu mu ishuri, none mu gitondo ugarutse uri umusirikare. Sawuli arimo arabaza ati urambajije ikibazo nyine niki gituma abantu bahinduranya ubuzima, nawe arimo arabaza ati uyu we ni mwene nde? Uyu nguyu uhagaritse komeza usome umurongo wa 57 nawe aramusubiza ati mba n'umutabaho nyagasani nkamumenya. Umwami aravuga ati baza se uwo muhungu uwo ari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza, uyu munsi hari abantu babaza muri Zabira ati harya nguheruka hehe? Ariko nihe nakubonye? Kuko wagiye kwa muganga kwivuza usanga ni doctor. Ugiye mu rukiko baguhamagaye usanga ni Roy. Uri mwene nde? Kuko ukora gute ahantu hose? Kere ndemera ko wenda urimo uravuga uti niki gituma abantu bahinduranya ubuzima, abantu bajya Imana ishobora kugutwara muri karitari yawe kubera impamvu zayo. Pastor tunibuke ko hari ibintu bishobora gutuma amateka y'umuntu ahinduka. Gusigwa kwa guhindurira amateka. Dawudi uyu nguyu we ndibwira atari n'amashuri, ahubwo ngira ngo ni Imana yamusize. Buretse gato ya kwinjira aho ngaho duhindukire tubaze tugaruka hano. Yego. Umuntu arize yize ubwarimu aranabushoje agiye kuba meya, ariko biranajyana. Unisi umwarimu n'abayigiye hari kuba meya agiye mu bwarimu cyangwa agiye muri politiki? Agiye muri politiki. Yize politiki? Ntibayiga se politiki, ntibayiga nyine bayiga iki? Aha aho birarangiye, reka mveyo. Undi yize ubwubatsi agiye kuba agoronome. Biriya bintu ibyo yabanjemo ni amahitamo yibeshye, ibyo agiyemo niyo mpano ye, cyangwa yize bimwe ariko impano yari ibindi. Urumva? Kuko kugeza uyu munsi wa none ikibazo gihari, ibyo abantu bize si byo bicayemo. Ikibazo ufite nuko ibyo bize atari byo bakora akenshi na kenshi, kubera ko bidatanga umusaruro, si byo bicayemo. Niba ufite byinshi rimwe na rimwe reka nkubwire, bihungabanyije akenshi abantu impamvu rimwe na rimwe usanga hari n'ibyemezo rimwe na rimwe bifatwa bikakaye, cyangwa se rimwe rimwe ugasanga hari ibyemezo bifashwe ukuntu, nuko kenshi na kenshi umuntu yisanze mu kintu, yisanze ahagaze mu mwanya atari yarateguwe, atateguriwe, atanateguwemo, ugasanga yikanze aho ngaho. Nk'ubu urugero warimo kuvuga kuri Dawidi. Dawidi nubwo
twamubonye yisanze kwa Sawuli, yisangiye guhangana n'umufilisitiya. Ariko usubiye mu mateka ya Dawidi nyuma, ushobora gusanga Dawidi amateka atumye abo yabaye we hari aho yateguriye. Urugero, Samweli ajya kwimika kwa Sawuli, bagaragaje abahungu 7, Dawidi aribagirana. Impamvu yibagiranye ni iyihe? Ni uko atahabaga. Yari umusirikare se? Yari ku ikosi. Ikosi yihe? Reka nyikubwire. Dawidi yaragiraga uzi Dawidi agiye wahuza gute intama reka mbiguhurize. Ijambo yabwiye Sawuli, Sawuli amaje ati wa mwana we, washobora gutsindwa mu Filisitiya. Ijambo yamubwiye ngo umugaragu wawe naragiraga intama za data. Iyo intare cyangwa idubu byazaga bishaka gukura umwana w'intama ye mu mukumbi, narahubukaga nkayivutagura, yamuvukana nkayicakira, nkayica. Icyo gihe yaritozaga, yari kuri training ya wenyine. Hanyuma arangije yaragiranaga, none yicishije iki? Goliyati yamwicishije ibuye ry'umuhemetso. Ibyo nibyo abashumba biberamo. Urumva, araje avuga ngo noneho icyo namaze kubona, uriya Mufilisitiya utubaha Imana ntago azicwa n'isasu, nta nubwo azicwa n'imbunda, si n'umwandu wamwishe. Avuga ngo uriya Mufilisitiya arakebwe, azapfa nk'imwe muri zo ntare cyangwa izo. Pastor, hari ikintu ari bwemeranyweho nawe. Uravuze ngo Dawidi yatorejwe mu ishyamba kwikizoke, Imana yamutora. Ariko ntago Dawidi kwica Goliyati ari training nyinshi yakoze mu ishyamba. Siyo. Ariko nanone icyamumaze ubwoba, yewe wowe uracyafite ikibazo cy'uko kuki umuntu yisanga yari mwarimu mu gitondo akabamera akabuyo. Ntago sakabiki. Oya, reka tuvuge n'ibindi atari ibyamera. Oya, nta n'ikibazo ariko ntago ari office mbi uburyo kuyivuga byaba umuntu yisanga mu byo atatu. Ibyo ari byo byose ndimva nabaye mwarimu mu gitondo nkisanga ni meya, ntago mbona nasubiye inyuma. Hari progress y'ubuzima. Ariko none se ubuhagaze, ahubwo wakambajije ngo birimo gusaza abantu mu mutwe. uri uhagaze muri position ye y'ibyo yateguriwe. Ibyo yateguriwe se nibihe kuri urugendo bucya, uko bucya niko umuntu adevelop ibitekerezo. Buriya Dawidi iyo bamubwira kiragiye, iyo bamubwira ngo genda ujye kwicara ku ntebe y'ubwami, Samweli akimara kumusuka amavuta, wese bakujyana mu office udafitiye ubushobozi, byajya kumunanira. Of course ahantu hose uriya uyu munsi uzi impamvu hari office nyinshi barimo kwijamo basohokamo. Abo nabo barimo barataha nyine. Iyo ugiyemo akinjemo akamara igihe agasohokamo. Ikibazo yije muri office ariko ntago yayiteguriwe mbere. Ikibazo rero ngira ngo si ubuhagiye ahubwo wahamushyize. Bose ngiye mbona ari ikibazo. Ariko mbona ari ikibazo. Ntago giyewe nshobora kwemera ko umuntu abayeho gukora ikintu kimwe, kuko icyambere cyo nibirimo kubaho nta bantu barimo kubikora. Kandi ikindi ndemera ko Imana yateguye mu muntu kuva ku rwego rumwe akajya ku rundi rwego. Nibuka Paulo dega ku rwego, reka nkubwire uyu munsi wari urwego suko wize ukiga segonderi ukajya university. Nega amatwi, urwego uburyo tukwiye kubuzamukaho nuko nguko. Uyu munsi nari umufundi n'aba engineer, urwo bavuye ku rwego rumwe kuriki ku rundi. Uwo ni umubare uri lokale. Uyu munsi nari mwarimu nigisha na sare ndi primaire, ejo ni secondary, icyizere watwese ejo bundi ndi kaminuza. Reka nkubwire, hari ukwiga ishuri, hari n'umuco urimo urabyumva. Yego. hari n'ubu hari n'impano, hari impano, hari ishuri, hari ubumenyi, hari impano, hari no gusigwa. None n'iby'Imana ikora mu muntu. Reka dufatire ku bintu bibiri. Dufate ku bumenyi, dufate no ku mpano byonyine. Ubumenyi n'impano. Ubumenyi n'impano. Uyu munsi abantu benshi turashaka ubumenyi. Ariko impano zifite agaciro. None reka nongere ngaruka ahangaha. Dushatse ubumenyi, ariko turangije tubugiyemo, dushyitsemo za mpano zacu ntabwo tuzirangije. Ubu hariho nk'umuntu hano udukurikiranye wicaye imbere yacu yize ibintu by'ubwubatsi, isanga ari kuri kamera. Uyu munsi ni umukameramani, urumva, kandi ibintu yatangiye amafaranga
ntabwo gukamera no kweditinga ntabwo giza bitangira amafaranga ngira ngo Imana yatanze yarihuguye urumva ariko yatanze amafaranga yiga iby'ubwubatsi uyu munsi nta nubwo azi na chansir mu kwangaje abakozi ntakene no kubimenya uko hari ibindi bumuhemba abayeho nabi se urumva icyo nashatse kuvuga rero kubera icyo abantu uyu munsi ndagaruka kuri wowe nanjye n'undi kuki umunsi udashobora gutegura umuntu bijyanye n'impano ye kugira ngo abashe bagukoze mu ntoki ariko reka kubera ko ubu noneho ugarutse mu cyerekezo cy'Imana ugarutse no mu cyerekezo cya leta ugarutse no mu cyerekezo cy'Imana none abantu impamvu abantu barimo gucangacanganya uyu munsi ndaba nizi ibi najya kudefana nka defanda ibyo nizi ariko najya ku isoko ry'umurimo najya ku isoko ry'umurimo simbikore ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi yanyu siyo migambi yanjye iyi Imana ihora isumba buri muntu wese kuko iyo umuntu yize umubare naho ni formulaire gusa ziba muri we ariko bugacya Imana yajya kumuhindurira cano akabigira n'intambara yajya kumushyira mu mpano ye akabigira intambara umuhamagaro ariko se impano y'umuntu nagira ngo umuntu abyisangamo birimo ntago bisaba Imana ntaragera noneho kuri tele kuri ground noneho impano niziye banza wibuka ko birivuga ngo impano y'umuntu imushyiriraho inzira ikamugeza ikamwicazanya ndetse n'abakomeye ntago ari amashuri ntago ari amafaranga ntabwo ari office impano impano iragutwara Dawudi buriya nubwo tuvuga wavuze ngo yigiye hariya ngo yitoje Imana niba yamwitendekera ariko wambwira ngo yari impano yo kurwana yari umunyantambara ariko utararwanya intambara yatojwe kandi yaratojwe kandi iyo tuvuga gutozwa ni ukuvuga ngo bamujyanye kuri training yishe udubatesi yishe inarate ni ntuza ni nature yari murimo Dawudi uyu munsi wa none tuzi ko abasirikare bitoza iyo bari bujye uzi ko muri bari abasirikare bose icyo kintu yakibwiye Sawuli agacuruma akarumira na Sawuli bwo arimo kukimubaza arimo aramubaza atari ku bundi wowe uri mwene uzi ko yabwiye unibuke ko yasanze bene se ku rugamba cyane ko batamubonagamo uburwanyi yari n'umwana uretse no kuba umwana ntabwo bamutrustingaga kuba hari ikintu yakwicisha umufilisitiya kubera ko nta training bamuziho ibyo rero nko kwa kundi ngo ni nkuko wasanga umwana mu gitondo kuri social media ugasanga yamamaye urugero yabaye umuhanzi urugero arimo wenda yubatse umushinga runaka just kubera impano wamuherukaga ari mwarimu ibyo ngibyo wavugaga mu gitondo hari wa mugabo wo mu Mutara ni buri gisupusupu hariya n'ibisi gisupusupu buriya nkuru yazamutse gute urugero ni impano yamuzamuye ubwo turavuga tureba abana uyu munsi bafite impano barimo kwamamara cyane kurusha abantu bari hehe bari mu office kandi barimo gufata imitima y'abantu benshi ariko uyu munsi wa none ageze aho wamenya yarigiye hehe ahana abahanzi bitoreza urahazi aho bacurira indirimbo zabo urahazi ushatse kumbwira hagati y'ubumenyi ndashaka kuvuga ngo Dawudi nta muntu wamutoje impamvu tuvuga ko atari umusirikare reka turebe gutya hagati y'impano n'ubumenyi igitunga umuntu ni iki byose byagutunga ahubwo icyo ntemera ni uko byaba bikubangamiye ni uko wavuga ngo byaba ari ikibazo kuba narabaye umuhanzi nkaba director kuki iyo mfite impano manager nkaba kuki iyo mfite impano ivumbutse kandi narize ubumenyi negekwa cyangwa isabwa Imana ishimwe ko turi mu isi irimo gufungura abantu naho urimo kuvuga ko uwari umushumba uyu munsi wa none ari stressed cyangwa ari depressed ikintu watinzemo kugihindurira CV ni ibintu bitoroshye ariko ku rundi ruhande Imana balansinga ibintu bibiri Pawulo ajya kudoda amahema ntabwo yari mu gihe cyacu ariko yaricaye aravuga ati muri uyu muhamagaro mfite ibyo ndasa mu isi y'icyaha ariko mfite n'ibigomba gutunga uyu mubiri kugira ngo ejo ntazasaba I have to work murabyumva so ariko noneho hakabaho institution imwe nangwa imyumvire imwe twisanzemo
ko iyo wabaye pastor ugombye kugira ikindi kintu ukora. Well, hari igihe uyu murimo ushobora kugira bize ukanagutunga. Hari igihe umurimo ushobora kuba ubuzima bwawe. Ariko abantu abashumba bahagaze kuri cya cyanditswe giye nemera. It's okay. Cya kindi kivuga ngo bene Aroni abakora umurimo w'ubutambyi basatungwa n'iby'ubutambyi. Ariko uremera ko bageze i Kanani ugiye kuba bageze i Kanani baraburana nabo baburana gakondo zabo, ariko ntabwo bazihawe. Barazihawe dia. Bageze i Kanani baburanye gakondo bwo babwira Joshua ngo abana bene Lewi nabo bakeneye gakondo aho bazahinga imirima, aho bazaragirira amafamu yabo. Basibye kujya mu office ngo bicare bafate ikaramu umunsi ku wundi, ariko bari bafite imirima, bari bafite imikumbi, bari bafite aho baragirira. Byarahindutse. Ntabwo byahindutse, ahubwo uyu munsi ni mucaca itagihari, ufite umurima uhinge, ufite inka z'amazi. Ahubwo se benshi ko nayo bafite. Benshi ko nayo bafite barahinga. Another side rero niyo mpamvu ihari kuvuga ngo ku rundi ruhande niyo mpamvu hari speed. Farm ibeho, guhinga bibeho, korora bibeho. Nibajye kuburana gakondo. Gakondo bayiburane na Kristo rero. Nibajye kuburana gakondo rero. Yabahamagaye byasaho ngo umurimo we. Ariko niyo kwizerwa. N'umurimo nta gupfa pastor. Ni gutumbwira ko waburi niba ntahagaze imbere y'abantu. N'ubu turi mwivuga butumwa. Yego. N'ubu turi mwivuga butumwa. Ariko uzi umushumba. Uko byahindutse nyine. Ariko uzi umushumba iyo ahagaze imbere y'abantu bareba neza. Nawe urabizi. Hari ukorwaho. I know. Hari ukorwaho. Wahombye no ukorwaho cyangwa wahombye ukorwaho. Hahombye ukorwaho. Nose wowe bipfira. Hahombye giye kukorwaho nagashikaho. Hari ukorwaho umwana wanjye akiga. Ariko pastor hari ukorwaho agafuka umuceri kaza mu rugo. Ntago ari iyo belief aho ntago mpemera. Ushaka kutahemera ariko harahari. Ndabyemera ko umuntu wese Paul yaravuze ngo nta wuhonyori umunwa w'indogobe irimo gusya ingano. Kurundi ruhande aravuga ngo nitubahe iby'umwuka namwe mujye muduha iby'umubiri. Ariko nitubabamo iby'umwuka igihe umwana ataraba amacuwa we warindi. Igihe ugaburira atarakura we warindi. Nasitagoringaga. Wastrogoringaga ucreating iki? Ndwana murera. Ubakaga iki? Ariwe nubaka. Kugira ngo azabeho. Ariwe wubaka. Ariko wubaka n'amacurite yawe ko bitabaye nta nico waba. Yes. Njyewe nabwirijeho kuri radio. Wenda uyu ngo nabwirijeho nkaho wenda n'uyu munsi bitakunda. Niba na televiziyo ubwiriza hari ukureba. Radio yuvugana n'umuyaga. Ariko ndashaka kubwira ngo umuyaga navugana kavuga ngo iyo uvugana n'ikirere urumva ijambo usohora Imana ikurikirana ijambo. Ndaguha urugero. Dawudi yica Goliyati. Yaravuze ngo uyu Mufilisiti utarakebwe asuzugura ati ingabo z'Uwiteka Imana. Ni ukuvuga ngo ikintu yakoze kidasanzwe. Yego. Jewe sinemera ko ari nibuye yishe Goliyati. Nemera ko ari ijambo yatuye. Niba nshobora gukomeza uri imbere yanjye agakomera, I must be stronger than her or him. Njyewe ngo mbiye gukomera ku rutugu. Mbere yuko wakomera ugomba kubanza. Dawudi ijambo yavuze ryagize agaciro riherekeza ibuye. Hasohotse ijambo mbere, ibuye ryaherekeje ijambo. Imana yakurikiranye ijambo ko igiye kurengera ingabo zayo. Mu gihe abandi barwanaga ari ingabo za Sawuli, ubu barwanya ari ingabo z'Uwiteka. Bivuga rero ngo niba wa pastoringaga ingabo z'Imana ya Isiraheli, ntabwo iri bwemere ko uyu mugaba w'ingabo wayo. Noneho Sawuli yishwe, Goliyati yishwe n'ijambo. Ijambo niryo ritanga karege. Igihe cyose naba narubakiye abantu bagakomera, I must be builder. Ngomba jyewe kuba nkomeye kurusha bari abantu. Uri muranyumva? Kandi ndemera ko n'imibereho ihinduka. Tugombye kuba tuvuga ngo yana time nkora ibi. Ubuse urugero tureke wenda no kuvuga ngo ibyo byabaye ari igihugu kirimo intambara. Wenda n'urugero wenda ruri strong ntanzi. Wambwira ngo ntihabaho guhungabana kunini. None si cyo gihe umuntu bigenda gute byabigenze gutyo. Umuntu wese arwana akiza amagara ye. Munyarwanda aravuga ngo arwana akiza amagara ye. Icyo gihe se noneho aho yerekeje uyahisha he? Uyahisha aho uri bubonera ubutabazi. Uyajyana aho uri bubonera ibisubizo. Ndashaka rero kuvuga ngo giye guhindura kariya y'akazi, guhindura office y'ibyo nakoragamo. Igihe cyose aho hari ahantu ukora haba hari inyungu.
yego ntavuga ngo niho najya, kuko ubuzima bw'abantu umuntu wese ashaka gutwara ubuzima bwe aho abonera ibisubizo birambye. uyu munsi ikibazo gihari, hari umuntu usanga ari mu mpande yarabaye ari inuza, akaba ahagaze mu mwanya w'uwagerageje kugira icyo yigira, yakaba yahagazemo umwe agahinduka umushomeri. Ahubwo uvuga ngo oya simbyemera gutyo, ahubwo uvuga ngo hariho abantu wari wabona ikintu gisigaye kiriho, umuntu ashobora kubyuka akajya gucuruza business kagenda, ugasanga wa wundi yaretse ibye yagiye gukora ibyuriye, bageraho isoko rikababana ritoya, umwe yabyungukagamo kuko demand abamushakagaho ibintu bari benshi, none haje batatu bose babyituramo kandi badafite n'amakuru, badafite amakuru yabo. Cyaba gihari rero kwaba ari uguhindura ubuzima udafite information yahugiye, udafite amakuru yabo, udafite amakuru yahugiye. Ariko guhindura ubuzima yewe ndabyemera. Ngaho turimo kugenda tugana nko ku musozo, mfasha aba bantu barimo kugenda bisa kankuru y'akantu ushaka kuvuga. Ubu gufata umuntu ukamugira pastor byamugora, ariko pastor yasohoka akajya mu bundi buzima bukemera. Pastor ashobora gukora mu yindi office bikemera, ariko oya information izo hanze tuzigira twese, ariko information izo mu Mana ntago ari abantu bose bazigira. Umuntu we icyo bishatse kuvuga ngo umuntu wari wese ntago yavayo. Byoroheye Dawudi yashoboraga kuba mu Mana kandi yashoboraga no kurwana intambara zo hanze, ariko si umuntu wese wari guhagarara amavuta ya Dawudi. Ni ukuvuga icya kabiri Givane, Dawidi yari afite amakuru ashoboka yose. Dawidi yari afite anointing y'Imana, yari afite amavuta amwemerera guhagarara mu bintu by'Imana kuko yari yanabisigiwe. Igihe Samweli amwimika muri 16 muri Samweli, nyine mu gitabo cya Samweli wa mbere 16, ari amavuta yamusutseho. Byari reason, yari impamvu ivuga ngo from today, guhera uyu munsi yego uhawe imitasiyo igukuraho ibyagutsindagiraga, igukuraho watsindirwaga, igukuraho aho wamwarirwaga, igukuraho aho wagarukiraga. Uhawe amavuta y'accessing imiryango ikomeye niyoroheje. Niyo mpamvu umuntu w'Imana wasizwe. Uyu munsi unshize muri administration nakora pastor, iyo uhagaze imbere y'abantu Imana ukagirirwa icyizere na Kristo akabigusigira, kubwije kuri ngo ugiye no muri yindi public ubu bambaye kuvuga imbere y'abantu ntabwo banagira, kuko nahagaze imbere yabo, kuko nabimenyereye. Bambaye gukora ikintu runaka nagikora kuko namenyereye public, namenyereye abantu benshi. Ariko kuzwara umuntu ushaka gukora mu office umva nka kontaburi, yewe kamvuge ndetse ukomeye muri company runaka nangwa ahantu runaka, ukamushyira kuvugira imbere y'abantu barenga 100 bikamunanira, ntabwo yabishobora, kamunanira. Niyo mpamvu rero umuntu wabanye n'abantu benshi ashobora gukora muri sector nyinshi, ariko umuntu wabaye ahantu runaka ashobora kutamwemerera kujya hanze aho akazi karahinduka, ariko bitewe no gusigwa. Buri muntu wese rero icyo numva aho ngaho urimo utubwiye, umuntu wese mbere yuko yajya mu wundi mwanya atateguriwe, adafite amakuru, nabanza amenya amakuru. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi, banza umenya amakuru, kuko impamvu abantu barimo gustagoringa birukanka ubona basaze, cyo mu kintu atagifite information, ubona basaze, ubona bafite speed iri ku rwego ku gipimo kiri hejuru, birukanka babona isi basigana bakirukanka inyuma kuva, ni ukubera barimo kwirukanka ku bintu badafite amakuru. Ushaka guhagarara platform y'undi muntu udafite amakuru yawe, ucuruza uko runaka acuruza udasoko ry'ukora, urashaka kujya mu Bushinwa kurangura, banga bakagushuka bakakubwira ati mu Bushinwa uragenda ugatoragura ikintu ku $1 rimwe, wagera mu Rwanda ukakiguriza ku $9, ariko uyu nguyu urimo kukizana bakakigura, yasize ateguye tere abazabigura, abifiteho n'amakuru. Wowe urabizanye ntago uzi imisoro uri mbere y'akazi ukora, mbere ya office ugiye kwinjiramo, mbere y'umurimo ugiye guhindura, banza umenye amakuru bizagufasha. Niyo mpamvu birashoboka yuko ibyo wari wicayemo ukabona bitagenda ugakenera kujya mu bindi, banza ukurikirana amakuru yabyo. Ikindi, gukora iby'ubumenyi ufite ni byiza, ariko cyane cyane ndumva umuntu yaha agaciro Imana iri muri wowe. Shyigikira impano yawe. Yiba wumva ushobora kuba warize nk'ubwarimu n'urugero,
urabona ariko ukuntu uba ufite leta indi ishyize mpano imbaraga muri TVET mu mashuri y'imyuga. y'imyuga ya Urazi ko abana bacu bigaga umwana ya creating impano akaba nk'igisebo. yego Bakavuga bati agomba kwiga umubare, agomba kwiga ibi n'ibi, ariko mu by'ukuri turimo kubona impano zimanifesta zirimo gutunga abantu. dufite abantu benshi bakoze imirimo y'ubwarimu bayivamo bajya mu mpano zo, bamwe bajya gukina amafilimu, abandi baba abahanzi. Rimwe tuzavuga no ku kintu cy'amafilimi. Abantu bajya bavuga ngo ni gute waba uri umukirisitu ugakina filimi? Ahubwo iyo wari ufite amahirwe yo kujyayo ukabasha, iyo wari ufite inzira, iyo wari ufite inzira yo kubijyamo. Pastor, reka duhinire ahangaha. Bani baduhera umugisha, turabakunda, turi ku buzima busanzwe ariko burimo amakuru kandi bushobora kugufasha kugira ngo nawe umurongo ubuzima bwawe buhe icyerekezo. Turasenze ngo Imana ya Isiraheli igufashe, kandi turasenze ngo gusigwa kuze ku buzima bwawe, kuko gusigwa gusobanura ibintu, kuko kwasobanuye Dawudi kumukiza na bene se ntihaba intambara, kandi kumushyira mu mwanya akwiriye kubamo, akorera Imana kandi anakorera igihugu. Ukiri umunyarwanda birakwiye gukorera Imana ugakorera n'igihugu. Ukiri mu buzima busanzwe birakwiye gutekereza uko uzabaho, kandi ugatekereza no ku Muremyi wawe azakubaza n'ibyo wakoze. Imana rero ibadukundire cyane, natwe turabakunda. Shalom.